wishira umurozi akakumara ku rubyaro. Niyo mpamvu mu Rwanda ibi batajya babikora cyangwa se ngo babikozwe na gatoya. Ubuyobozi bw'u Rwanda butanze iki cyihebe Salman Khan, iki cyihebe cy'umuhinde Salman Khan, iki cyavuye mu Buhinde gihunze ibyaha n'amahano cyakoze, kiza gushakira ubwihisho mu Rwanda. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo yo gukomeza gukora iperereza ryimbitse rirambuye, International Police cyangwa se polisi mpuzamahanga basabye ko babakorera ubushakashatsi bakareba ahantu iki cyihebe cyihishe, nibwo bagisanze mu Rwanda cyihishe. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy, ngiye kubagezaho amakuru akurikira arambuye. Iki cyihebe Salman Khan cyangwa se Salman Khan, iki cyihebe cy'ubuhinde kikaba cyaraje mu Rwanda mu buryo bwo kwihisha kubera amahano cyakoze mu Buhinde. Niyo mpamvu polisi mpuzamahanga cyangwa se International Police igendeye ku itegeko nshinga ry'u Rwanda ko batazigera na rimwe bahishira umwanzi cyangwa se umuntu wese wakoze amahano w'umunyamahanga waje kwihisha mu Rwanda. Itegeko nshinga rivuga ko batazigera bahishira na rimwe umuntu uwo ari we wese wakoze amahano akaza ku butaka bw'u Rwanda. Niyo mpamvu bafashe iya mbere yo gutanga uyu muntu cyangwa se iki cyihebe kugira ngo ababere intangarugero n'abandi bose barebereho, nubwo nta mubare mwiza bafatanye n'Ubuhinde uko bahanahana abakoze ibyaha bagahanwa mu gihe twabutaka bw'u Rwanda akaba ariho babahanira. Uzabone abayobozi bo mu Buhinde rero, polisi yo mu Buhinde yaje gutwara iki cyihebe ikijyana iwabo mu Buhinde, kijya kuryozwa ibyo cyakoze. Iki cyihebe Salman Khan kikaba gifite imitungo myinshi mu Rwanda, n'abandi y'Abahinde bakirinda cyane, ariko byose byabaye ubusa kubera ko ntabwo cyagombaga guteza umutekano mukeya, ntabwo kiri iwabo, ntabwo wateza umutekano mukeya utari iwanyu. Rero iki cyihebe bagifashe bagisubiza iwabo, kijya kuryozwa ibyo cyakoze. Ni amahano aremereye ku buryo igihugu gishakisha umuntu nk'uyu w'icyihebe mpaka kugeza bamubonye. Gusa ikoranabuhanga rigezweho, ibyo wakora byose